byoroshye kandi ntibinoroshye ariko turi amahoro. Gusa biragoye kwiyumvisha aho umuntu atembera mu masambu ye akarambagira ubusitani bwe yakibaguza nk'uri mu kundi kandi atazinduwe n'urugomo. Biragoye kwiyumvisha ko umumenyesha amakuru ataha yikingakinga ahindura amayira nayo akanga akabyara amahari kandi atavuye kugambana cyangwa guhemuka. Vuguziga ni mwene Kanyarwanda. Turabatashya cyane mwese akurikiye Pax TV, mugira amahoro mahire n'imigisha ishoboka ku yindi. Ryo baramutsa Ntwari John Williams. Mu ijoro ryo ku itariki ya 17 Ugushyingo uyu mwaka, Madame Adeline Rwigara yasohoye ubutumwa bwakwirakwiye hirya no hino ku isi. Ni ubutumwa bw'impuruza kandi bwishinganisha, natwe bwatugezeho. Ndagira ngo rero menyeshe abantu bose ko nshaka kwishinganisha kandi ngashinganisha abana banjye, ngashinganisha umuryango wanjye. Nta handi bacukuye, narebye nsanga bacukuye iwanjye gusa kandi bagiye ahantu hose hari ikintu cyacu. Ndibaza rero, murabizi ukuntu bajya mu mazu y'abantu muri iki gihugu bagashyiramo ibintu, bagashyiramo ibyo ari byo byose, ubwo bikabakurikirana bakaba barababonye. Ndibaza gahunda bafite yo kujya gukora ibintu nk'ibyo batabanje kumenyesha, kandi bagatambuka ahandi hose bakumva bagomba kubikora iwanjye. Ubwo rero nagira ngo nshinganishe urugo rwanjye, nshinganishe abana banjye. Gahunda zose baba bafite bamenye ko zatahuwe, kuko ntabwo ushobora kujya gukora ikintu mu rugo rw'umuntu, ku rugo rw'umuntu utabanje kumenyesha nyirarwo. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Nyuma yo kumva ubutumwa, Pax TV yaramuhamagaye imubaza amakuru y'imvaho kuri iyi myobo. Atubwira ko iyi myobo iri gusa mu mbago z'ibibanza bye, byaba ibyubatse n'ibitubatse, ibituwe n'ibitagituwe. Twanyarukiyeyo ngo amakuru mpamo tuyakomore ku muzi wayo. Ni kuwa kane tariki 18 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka wa 2021. Ubwo twahageraga twasanze hari wakoraga amasuku mu busitani, ariko na Madame Rwigara yari yaje kubusengeramo nk'uko akunze kubigira kenshi, haba nubwo afukamamo akamara amasaha menshi asenga. Muratwihanganira duhagarika kamera inshuro nyinshi ariko bidakabije, byatewe no kuba tugitangira gufata amashusho umudendezo warabuze. Ikiganiro gikorwa mu ntugunda kubwo abacaracaraga bafotora banyuranamo n'imodoka zifite ibirahuri byijimye zigasimbana ubutitsa, hakaba n'izifungira imbere yacu aho turi zikamanura ibirahuri bakitegereza bagakomeza urugendo, ari nako bagaruka bya hato na hato, kandi uko twimutse hakaboneka n'abadukurikira kandi bakurikirana. Muraho umenya nk'urugo wari mu masengesho. Niyo ndirimbo nanze gucamo. Sanzwe kwimba indirimbo, numva gurimba nabonye inshuti ihebuje. Ni indirimbo nzi mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'Abadiventiste umunsi wa 7. 139. Imana yayimpaye. Mwekereye nashibutse ariyo ndirimbo. Kuki ariyo wahisemo kandi mbona usa n'utishimye ahubwo n'ubwo uri kumwenyura? Burya hari Yesu haba umunezero, kuko Yesu ubwe niwe mahoro. Yesu ubwe niwe munezero. Ndamwenyura rero, iyo ndirimbo nayihisemo kuko niwe nshuti yonyine. Abantu bose babasha kukuvaho, inshuti zose zikagenda, n'uwo washatse aragenda, n'uwo wabyaye aragenda, n'uwakubyaye aragenda, ariko niyo inshuti y'ukuri. Yampaye ubugingo ntabukwiriye, yemera gutanga ikiguzi ngenda kamere ku bwanjye na n'ugupfa ubereye. Icyo kirahagije, ntacyo namuburana rero. Ngusanze ni mu busitani bw'umuryango wanyu, ubusitani bwanyu. Murakoze. Bwari ubusitani bw'Imana,
bwari ubuturo bwera bw'Imana, ariko ubu abagome n'abagambanyi nk'uko byangendekeza Naboti bwa mbere, Ahabu na Yezebeli bahahinduye amatongo. Hari ubuturo bw'Imana, hahindutse ubuturo bw'imbwebwe n'inzoka n'inyorogotwo n'abikiza umwanda bose niho baza kujugunya, ariko ubundi bwari ubuturo bw'Imana bwera. none nubwo uvuga ngo hahoze ubu ngo hahindutse itongo naho bajugunya imyanda naho inzerezi inzoka iminyorogoto iki byose ko mbona hakeye nta bantu b'ubukwe cyangwa baza kwifotoza bajya bahaza habahahisemo nk'ahantu hanogeye ijisho? Hanogeye ijisho ni heza, kuko n'Imana yari yarahatanze, barinze bahasenya ari nta n'ikindi kirahakorerwa, baragiye babiburizamo, ariko ari mu mugambi w'Imana, harakorewe umurimo w'Imana. Ubu rero nta kigeze cyongera kuhakorerwa, kuko nta n'inde twabona waza kwa Rwigara se akagira icyo yahakorera. Ubu ngubu ntawe ntacyongeye kuhakorerwa. Abantu babo icyakora iyi jaride bayikora amasuku kubera kugaragaza ubwiza bw'ibishashagirana nk'uko tubimenyereye, ariko wareba hariya ukareba, nahoze mbaza umugore uhakora amasuku, ese kuki mukora isuku hanze mu nzu hakaba hanuka utabona naho ukandagira? Arambwira ngo niko babategetse hariya bahareke. Rero nuko bimeze, hari aho gusa icyakora kuko hakorewe ibitangaza, Imana yahakoreye imirimo n'ibitangaza, njya nza kuhasengera kenshi, n'abandi bantu bashaka kongera kubona Imana baraza kandi bagasubizwa. None uravuze uti bahakora amasuku bandi? Abakozi ba nyir'ubwite, abakozi b'ubutegetsi, abakozi b'uwahashenye ari nawe wishe nyirawo. Ni ukuvuga ko uriya mudamu masanze niko kazi yarimo karera k'amasuku? Bafite ngo n'ibindi bakora iyo mu gikari sinzi hariho, ariko bacishamo we n'undi bakaza bagakora amasuku ahangaha, ariko nyine ni ya gahunda yo kwerekana ko umujyi ushashagirana. Iby'inyuma ni hawuzingi nyine, ndebere icyo ngicyo basize, ndebere imbere uko hasa haranuka, ariko kuko abakerarugendo n'abaki bose bahita bakabona hashashagirana, batanga haleluya, bati igihugu cyateye imbere, batazi ko abakibamo bashize. Hanyuma naje hano nyuma y'uko nari numvise ubutumwa bwawe watanze ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo butumwa ukaba ufite ibyo wasaga n'utabaza, uvuga ngo uri gutabaza kubera igikorwa cy'imyobo wabonye hano yacukuwe, ndetse nzamuka mbonye iyo myobo isa yasibanganyijwe nande, byagenze biti? Ubundi iyo myobo yaje ryari, yacukuwe ryari, yacukuwe nande? Natabaje abana b'Imana aho bari hose, ngo nihagira na skandari nihagira agahomamunwa kaba, bamenye ibyo ari byo. Impamvu natabaje n'iki, nuko ejo nageze aha ngasanga bariho baracukura, ngiye na hariya turiho tuburana kuri iriya nzu ituzuye, nsanga iwacu bacukuye, bakagenda barenzaho ku nzu idukurikiye nk'imyobo ingahe ngo bayobye uburari. Hano hepfo hose ni hazima, ngiye hariya iwanjye dutuye nsanga bacukuye impande zombi, haruguru no hepfo, honyine gusa barenzaho nk'ingahe ku ivuriro ritwegereye uru ruhande. Ngiye hariya hepfo aho twita kuri Zafrani, ni ahantu dufite hakodeshwaga n'Umuhinde, nsanga bacukuye. Nuko impamvu rero byasibamye, naraje ndababwira nti aha hantu nimugoroba nza kuhasengera n'abantu baza kuhasengera, nimusibe vuba, kandi ibyo mwashyize niba hari n'ikindi kintu mushaka gushyiramo bizabakurikirane, ngo barashaka gutera ibiti. Bandi bati abo ngabo bavuze bakora n'amasuku? Oya, ni abakozi barambye ngo batumwe n'umujyi, batumwe n'ubuyobozi ngo
bari bari kumwe ngo na engineer waba hari cyangwa none se batera ibiti mu butaka bwawe mu isambu yawe utahisemo kubitera utabikeneye wa mwana w'Imana we ntacyo nabona mvuga nicyo kibazo narababajije ntigewe uranyangana gato nari mfunze kamera ngo mbanze nkiranuke n'abana bagabo bakomeje kuzenguruka ahangaha batureba bafotora bagenda bagaruka nkambona bamaze kwicara hariya hirya basa n'abagenzurira hafi ibyo turi gukora banakurura amafoto urabaza aba bantu n'abakozi bawe n'abaturanyi bimeze bite navuga ko ari abaturanyi kuko nabaje pe buriya baba ari abajepe nibo bahora bazunguruka ahangaha yewe narabamenyereye nta nubwo bakintera ubwoba nta nubwo n'abajepe bahora bahazunguruka yewe baba bagenzura iki baba bagenzura nabonye baba bagenzura hari ikipasa kwa Rwigara cyose uko nabibonye kuko nko mu minsi ishize hari ikintu cyambabaje cyane ahubwo reka mprofite nkivuge nabo bacyumve nizere ko bazacyumva bihane niba bagifite igaruriro ariko buriya harimo abafite igaruriro abantu barashonje cyane abanyarwanda ku buryo no kubona mitiweli ni ikibazo kuri bo nk'umuntu yaje ava mu ntara jino kuko abantu babarurirwa hamwe n'imiryango yabo hari benshi baba batanazigira babandi bitwa ngo bafasha b'impeza amajyo bagurira za mitiweli niba bashaka kuvuga mu yandi magambo ku irembo ryanjye n'ay'abandi hahora abantu bafunguza niyo waba udafite amafaranga burya ntabwo wabura n'ikiro cy'umuceri kuba ufite ntiwabura n'ikiro cy'ibirayi ntiwabura n'isukari ariko bariya barabirukana baraza kuko baba bazerera babona umuntu asonaho amaze umwanya bakamwirukana baherutse kwirukana abantu ibihe bingahe ndeba ndi iwanjye mba mpareba iyo ndi hejuru mu cyumba cyo hejuru mba mbareba kandi abantu mbona ko banagana donc baba bagenzwa na twinshi no kwicisha abantu inzara biba birimo tugarutse ku buryo wavugaga mu kanya wavugaga ko wahagaritse abantu bacukuraga imyobo urababwira ngo ntibasibanganye nababwiye nti nimuhisibanganye kuko aha hantu nimugoroba kenshi ndahasengera n'abandi b'Imana bose bazi n'abandi bana b'Imana bose bazi imbaraga y'Imana ihari barahasengera bajya bahaca bakabahasengera kubw'ibyo rero nimusibanganye vuba sinzi niba hari ibyo bari bamaze gushyiramo sinzi niba ntabwo mbizi ariko icyo nakongeraho ni uko ubwo nari ntaramenya ibyo ari byo ngira ngo baratashye ndababwira ntimutahe ubwire ubuyobozi bw'umujyi buzampamagare bumenyeshe icyo bugiye gukorera mu isambu yanjye kuko ndi umunyarwanda mfite uburenganzira mu gihugu cyanjye mfite ntimuzi icyo nzahakorera muraza mugafata ibintu by'abantu ibyo musenya mugasenya ibindi mukigabiza ntibampamagare bamenyeshe none uretse ibyo byo bari bacukuye hano mubonye 7 ahandi nawe bavuze ko bigiye bihari uretse ibyo bari bacukuye izindi mpungenge wari ufite ntabwo nzi uburebure bwareshaga kuko sanze basibanganye hari andi bikiri ibicukuye ngo naho magere cyangwa byose babisibanganyije hari ibicukuye hariya hepfo bitasibwe ariko nabatesheje barimo bacukura kuko baragiye mbabwiye nti nimugende ngira ngo batashye ariko ngeze hariya hirya hariya bariho bashaka guteza hariya ino nzu igihagaze ya indi bashaka guteza cyamunara exactement nsanga naho birahari noneho ndavuga nti kandi wasanga bagiye kuri Zafrani ni hano hepfo ahantu Zafrani yari abahinde bahakodeshaga yari restaurant mpageze nsanga bariho barabahacukura ndabirukana byo rero nta nubwo babisibanganije ubwo rero bafite ukuntu hari n'iruhande rwaho bari bahagize niba bari bagize ngo naho ni iwacu sinzi ni ukuvuga ngo ahantu hose hari ikintu cyacu barahacukuye impungenge nari mfite rero mwari mumbajije nizihe impungenge mfite ni uko bari capable y'ibintu byose ubutegetsi dufite ntacyo budashoboye ku bwanjye ntacyo budashoboye natekerezaga ko bagira nka kimwe muri byo bakagicukura ukuntu kinyuranye n'izindi bakagira n'ibintu batabamo ejo bakazavuga yuko
hari ibintu basanzemo ko hari ibintu wahishe mu myobo none se umuntu wese unyumva muri iki kiyovu bararebye basanga kwa Rwigara ariho hakwiye ibiti. Ese amasambu yanjye ninde wayabagabije? Ese umuntu bagize ngo ndingaruzwa muheto bazajya ubwo bazabikora bamaze kurangiza gahunda zabo, kuko ntabwo ibyo umugabo wanjye yaruhiye bagomba kuza ngo babikore n'ibyo bashaka. Ubona amaherezo ari aya, iyo utemba urambagira ubusitani bwawe ariko ufite ako gahinda ukabunyuramo ukabugendamo, urwibutso rwabwo buri gihe ntabwo bukubera ko n'ubundi naho kugeza umuntu usa n'ufite agahinda ntabwo bukubera ikibazo gikomeye? Urwibutso rwabwo nta nubwo ushobora kuvuga agahinda mfite uko kangana, cyangwa abana banjye cyangwa abavandimwe banjye batwegereye, ntabwo nshobora kubona uko nkavuga, kuko aha haramunyibutsa umutwari wanjye babaze mu maso yanjye, yarabagaburiye, yarabambitse, yarabigishije uko ubuzima uko abantu babaho, si we wenyine, afatanije na ba Rujugira abo n'abandi bose n'abanyarwanda bose bangaga akarengane. Iyo rero nibutse ukuntu bamubagiye mu maso yanjye n'umwana wanjye, ni ikintu birandenga, mbona ko afite avuga ngo sinamenye. None tugenda twegera biriya byo wari bacukuye, wavuze uti bakubwiye ko bashaka guteramo ibiti. Ese ibyo biti ni ibiti bisanzwe, ni ibiti by'imbuto, cyangwa ni ukuhazitira ngo n'ubundi naho bahigarurire nk'uko uvuga ngo n'ahandi hose bagenda bahigarurira? Ariko se mbere na mbere ubundi ibyo biti bashakaga gutera babitera ni mu kwabo, hari inama bangishije. Ubundi abantu bafite ubwenge bwo kuyobora, bazi ubuyobozi icyo ari cyo, bafite n'akantu na gato kerekeranye no kuyobora igihugu, bahamagara abaturage bakababwira bati twifuzaga ko wakora ibi ni isambu yanjye n'ahanjye, twifuzaga ko wakora ibi, bakangisha inama. Ese wumva twahashyira biti iki? Nka proposa par exemple, nkababwira nti ibi n'ibi, bakaba bavuga bati oya twe twagira ngo tubigenze gutya. Ariko uraza ukajya mu isambu y'umuntu ugapfa gukora ibyo ubonye, ni nka kwa kundi baradukira bakica barangiza bagasenya, abanyarwanda bagakoma amashyi bagaceceka. Ibyo bashakaga kuhatera abo bakozi bacukuraga bavugaga bimwe, ubayoboye nawe akavuga ibindi. Ntabwo rero namenya gahunda yabo bari bafite, nta nubwo namenya niba ari ibyo biti koko cyangwa niba hari ikindi kintu bari bagambiriye gushyiramo, ntawamenya. None kuvuga ngo nta burenganzira wabahaye, ntiwabatumye. Ese ubundi baje bakubwira ngo turashaka kuhatera ibiti n'ibi, wowe utabifite muri gahunda, wavuga uti ubwo ari gahunda y'iterambere yo gutaka umujyi, gusukura umujyi, ubwo ntabwo wavuga uti nibura ndabemereye kubera ko wabisabye? Ntabwo nabibemerera. Kubera iki? Babikora ku ngufu zabo, kubera ko uru ni uruzabibu rwa Nabuti. Aho hafite amateka kurenza na za Gikondo, ku ruganda basibibanganije izina bakashimuta, aho hafite n'amateka. Hari igihe niya indi bahose bita hoteli y'umwami, iyi ngiyi yasenywe hano. Aha niho bitaga inzu y'umwami kuva na kera. Ntabwo rero nabemerera. Byatangiye kuba cyane muri za 1991. Oya, ahubwo muri 90 yari yaruzuye, ariko yatangiye kwitwa icyo muri iyo myaka, muri za 90 gutyo. Abangaba bagiye gutera, abangaba bari hafi gutera, nibwo batangiye, leta ya mbere nibwo yatangiye kuvuga ngo ko twubakiye umwami. Umuntu wese utaravugaga nako umututsi wese n'umuhutu utavuga rumwe nawe utemeraga akarengane, byari muri ubwo buryo mbese. Icyo rero warumbajije uti wabyemera? Ntabwo nabyemera. Babikora ku ngufu, kuko byose babikora ku ngufu. Inama nabaha nababwira nti ibyo byo kwirirwa mutanga umujyi ushashagirana, abantu bashize n'inzara, abantu bicwa, abantu bafungwa, babohwa,
mu maherere nibyo abantu bakeneye, nibyo n'Imana ikeneye. Ntabwo dukeneye uwo mujyi ushashagirana, bakabikora ku bushake bwabo. Mu bitekerezo bikomeje gutangwa ku mbuga nkoranyambaga n'abandi bareba izi video zawe n'ubutumwa ugenda utanga, baravuga ngo urugamba rusigayemo wenyine, ngo abana, abavandimwe n'abandi they gave up, bamanitse amaboko. Niba wisanga uri wenyine, niba ariko biri simbihamije, niko bivugwa, ubwo ntabwo urugamba waba uri kugenda urutsindwa. Yesu ndimo ntatsindwa, icyo ni icyambere. Ntabwo niyobora, gahunda yose njyamo nijyanamo na Yesu, nijyanamo n'Imana, icyo ni icyambere. Icya kabiri, ntabwo ndi jyenyine, abana banjye ntabwo bamanitse amaboko, ntabwo bamanitse amaboko ngo twe kuvuga rumwe wenda ngo tube ukubiri. Oya, ni abana nyine, nanjye ndi mukuru, ntabana nanjye ndi mukuru, ntacyo ahari yenda kuko batavuga nk'uko mvuga, ariko ntabwo bishatse kuvuga yuko naba ndi jyenyine. Abavandimwe hari abo turi kumwe, hari abahisemo guceceka, ariko turi kumwe cyane bose. Ikindi, mfite inshuti Yesu yampaye zamize iki gitabo. Haleluya. Hari umubyeyi nabonye abantu bashimira cyane ngo utajya kuva iruhande ngo rwose ngo ubona ko urugamba urimo rugufashamo. Nawe ntabwo tuvuga ngo uramungo ishimwe usanzwe uri muha, ariko ababivuze nabo bakeneye kumva umushimira. Yego, nakoze. Uriya ntabwo ari umudamu, burya ni umukobwa, ni umukobwa ushikamye mu masezerano y'Imana, ategereje gukorerwa gahunda n'Imana nk'uko n'abandi twese twazikoze zo kubaka. Twarasenganye hano, twarabanye i Burundi mu gihe twahungaga imyaka mikeya, ariko yari akiri na muto. Hano twarabanye. Uriya niwe wabaye nka Yonatani na Dawidi. Niwe wabaye nka Yonatani na Dawidi. Impamvu ibimutera kandi si yindi, nawe atinya gupfa nk'abandi, ko yakagombye kuba yarapfuye, ahubwo nuko yamize iki gitabo, nta kindi. Yamize Yesu, arwanya akarengane. Buriya muri gereza umwaka urenga twamaze, icyo kintu nagira ngo cyumve kinyumvishirize n'abandi, bamenye ko abantu bose batapfuye mu mutwe ngo baba abanyabwoba. Nyamara kandi urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 6 havuga ngo ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Ariko abantu babaye abanyabwoba, icyo tugomba gutinya tugomba gutinya Imana, tugatinya icyaha. We rero ntabwo ari muri abo. Umwaka urenga twamaze muri gereza, ntabwo yigeze asiba gereza n'umunsi umwe. Umunsi wo gusura wari wose yaragiraga. Umunsi wo gusura niyo yabaga nta tike afite, yazaga n'amaguru akaza Mageragere, akaza hano hepfo Peseka, akajya ku rukiko. Ntabwo yigeze asiba habe na Vendredi imwe, habe na ya minsi batangaga ku Bunani na Noheli, cyangwa se indi minsi mikuru y'Abisilamu ahari bongeragamo ngo nayo abantu basura babo. Yarayimenyaga nayo akazi. Yarayimenyaga. Imvura yaguye y'amahindu, nabazani navuga noneho ubu nta nuri butugereho, umuntu akumbuye no kubona hanze byibura. Acungagereza nabo bagaseka ngo yewe, ngo wa murumuna wawe, bari bazi ko ari murumuna wanjye, ngo wa murumuna wawe gupfana nawe, ngo niba nabura we ntari bubure. N'urya mugabo bari nawe nuko ntabwo yigeze asiba. Hari n'abandi. Dusoza ikiganiro cyacu rero cya nonaha, ibyo tuganiriye, ugira ubutumwa uha ari abumvise audio yawe ya mu gitondo isa n'itabaza n'abamenye ukuri kw'ibi byobo, n'icyo usoreza ku byo twaganiriye. Yego, murakoze. Natanze ubutumwa ejo nimugoroba, kuko naratekereje, kuko nahuye n'umuntu ngenda, dore ko iki gihugu abantu bose ari bihahamuke, nta n'uvugisha undi. Uravuga uti buriya ni umukozi wabo, ni nako bavuga, turiya ni uwabo. Uravuga uti uriya buriya aje kuneka, uravuga uti nibambonana no kwa Rwigara ndapfa. Nuko bimeze.
ariko umuntu yavugaga asa n'ugenda yivugisha ati turarebe neza buriya bataba bazaza nijoro bakareba icyo bacukuramo kirekire bagashyiramo intwaro aricyo ati bagashyiramo intwaro bakareba imbunda bashyiramo cyangwa ibindi ejo bakavuga ko kwa Rwigara bafite gahunda zo gutera igihugu. Hari stoke y'intwaro aturarebe neza ati uzajye no muri kiriya banze gusenya ati kiriya kintu tukibazaho ndavuga ntoya hariya hihorera buriya ni ikimenyetso cy'Imana kuko numvise ko bamaze no gusenya Yerusalemu ya kera ngo hari aho basize hameze harya ihihorera bati buriya ntibashobora kubura ibintu baza bagatabamo. Muri make rero naravuze nti kubona baronda kwa Rwigara akaba ariho baza gucukura imyobo muri ibi bihe hari impamvu uko mbivuga mbere izo mpamvu nkabazaba nazitangaje. Twasaga n'abashuje ikiganiro ariko nyuma yo kumva no kubona uburyo impungenge za Madame Rwigara ari nyinshi byabaye ngombwa ko tugera no ku yindi myobo yacukuwe mu mbago z'ibibanza bye z'amazu ye. Cyakora ntitwabashije gufotora byose kuba kwitambikwa no kuvangirwa. Aha ni hahandi bashaka guteza ya hoteli Cogebanque ishaka ku ngufu. Ibindi nabyo narabashoreye. None se ko ibiti mbona bihateye ibindi bajya gutera ni ibisimbura ibi ngibi batarabikuraho bimeze biti? Simbizi mukuri ntabwo mbizi ni nacyo gituma natabaje ndavuga nti reka ntabaze hakiri kare. Ese aho ntihaba harimo no kuba baba bagiye kuhafunga bakahagota ukazasanga hahindutse nk'ukundi utemerewe kwinjiramo? Nabyo birashoboka. Ugasanga bahazitiye bagashyiraho n'abarinzi? Nabyo birashoboka. Ibintu byose kuri bo nta kidashoboka. Barabamenye ntabwo nzi gahunda yabo ariko ndagira ngo mbatangarize ko ahangaha ari gakondo yanjye n'abana banjye cyane cyane n'iy'abana banjye. Ntabwo tuhakorera ntabwo umutware wanjye arara amajoro sinzi niyo babaga. Ibyo rwose ndagira ngo mbibatangarize. Niyo rero babyiba ntabwo bazabigumana ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Uzabibu rwana buto rurashinganye. Ikiyovu cyose kirashinganye. Bagarikiye iwacu kandi bose ntabwo bigeze bakandagira. Niyo naho bakandagiye bahakandagiye inyuma bamaze kubona yuko rihagurutse. Rero namwe iwacu gusa gahunda rero bari bahafite sinzi ariko sinziza niyo kubura ubwenge ko isambu ni iy'umuntu izo ni iy'umuntu agomba kugira ubuzima bwe prive ushaka kwinjira mu ngo z'abantu uko ushaka no gutwara icyo ushaka no gusenya icyo ushaka. Aha ni witwa Zafrani? Aha ni witwa Zafrani. Reka noneho aha naho ni mu mukwawe. Reba aho bigarukira nihaje akariho Zafrani. Ahariya buriya naho haracukuye hari n'ibyobo bidasibyeho. Bahaje maze kubirukana hahandi kuri ya hoteli. Ndababwira muve mutahe mugende mubanze gusaba uburenganzira. Sinzi ukuntu navuga ko ari Imana nza kuvugana reka nkurikire ndebe ko baje nsanga basitambutse ahandi hose nsanga baje hano kwa Rwigara. Buriya hariya imbere hari n'ibyobo ahangaha inyuma kandi murabona ko byegereye inzu. Mwabibonye biragaragara byegereye amazu ahantu hose n'iwanjye gusa rero. Muri make ni kubizi iwanjye naho urabona ko hegereye korotire. Ahangaha rero bari batangiye ndabatesha dore bari banabitandukanije cyane noneho kurusha ahandi. Kandi kuko hatagaragara ariko hahandi hagaragara cyane babyegeranya ngo berekane ko ari ibiti
ariko hatandukanye ko bagize bibiri hariya ngo bitabarushya simbizi. Mwabibonye rero ko ngira ngo murabyiboneye muranabifotoye murabimfotoreye ko babishyize iwanjye gusa. Bihamaze iminsi ingahe? Babikoze ejo nimugoroba nibwo nabasanzemo. Nta mpungenge nta bundi bwo ufite cyangwa ni kwa kundi bugira ukabwihanganira? Ubwoba bwo ntabwo burya abantu babaye muri jenoside burya bakabona bababagira abana, bababagira abagabo, bababagira abagore, bababagira abavandimwe, babaga abantu umuntu wari we wese burya babaye ngira ngo babaye nk'ibiti. Usibye ubu ngubu yenda bakomeje kugira trauma kubera n'ibyakurikiye 94 ni wa wundi wanditse igitabo ngo c'est de l'enfer à l'enfer. Ntaho twavuye naho twagiye, ariko yewe rwose kubera Imana ijambo ryose riri muri iki gitabo ndiha agaciro. Ni Imana ngatinya icyaha, ntabwo ndi umwana w'umuntu. Icyakora umuntu w'umukiranutsi usenga ndamutinya nkanamwubaha. Nyuma yo gusengera mu busitani bwe, Madamu Rwigara akomereza gahunda y'amasengesho mu cyumba cyabigenewe mini chapelle iriwe mu rugo, dore ko hafi ya buri gihe ihoramo abayisengeramo. Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli, Imana data yakoreye, Imana umugabo wanjye yakoreye, Imana nkorera, Imana idahinduka. Haleluya. Amen. Mana uri igihome kirekire twihisha. Haleluya. Iyo ataba wowe uko turaha twese tuba twarashize. Mana uri igitare kirekire dufungiraho. Izina ryawe ryubahwe. Izina ryawe ryubahwe. Hamwe ukwiye kubahwa. Ntibakavuge ngo ntakayubahwe. Kubahwe Imana yaduhaye Yesu. Imana yijishije umwana wawe w'ikinege ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane niyo wagarukiriza. Niyo wagarukiriza. Abantu ni babi, abantu turi abagome, abantu turabicanyi, abantu turi ibisambo, abantu turi abajura, abantu twuzuye ibibi gusa, ariko ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Mana byatumye wijisha umwana wawe umwe wari ufite kugira ngo Mana umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo wadusabye ikiguzi cy'amafaranga, ntabwo wadusabye ikiguzi cyo kwigengesera, ntabwo wadusabye ikiguzi cyo kwitwararika kuye, ahubwo kwizera uwo. Ayo maraso yawe turayashimira, ayo maraso yawe turayashimira. Nyuma y'amasengesho, nyuma y'andi makuru yari yatangajwe kuri imyobo itari ifitiwe impamvu ihamye izwi yatumye icukurwa bikanakorwa nyir'ubutaka atabimenyeshejwe, iyi myobo kandi ikabamo n'ifukuye, umuyobozi w'umurenge wa Nyarugenge yohereje umuryango wa Rwigara inyandiko iwusobanura impamvu y'icukurwa ry'iyi myobo. Ni mu rwandiko rwazanywe n'umuyobozi w'umudugudu rugashyikirizwa Madamu Rwigara isaa 12 z'umugoroba zibura iminota mike, ruturutse ku buyobozi bw'umurenge. Ni urwandiko rumenyesha ko hazaterwa ibiti iwe kandi ko azagira inshingano yo kubyitaho ngo bikore neza. Uru rwandiko ruragira ruti: Umujyi wa Kigali, Akarere ka Nyarugenge, Umurenge wa Nyarugenge. Impamvu: kubamenyesha gahunda yo gutera ibiti ku muhanda KN 44. Madamu Mukangemanyi Adeline, tunejejwe no kwandikira tubamenyesha ko umuhanda muherereyeho ufite nimero KN 44 uri mu mihanda yatoranyijwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali guterwaho ibiti mu rwego rwo kwita ku bidukikije ndetse no kurimbisha umujyi wa Kigali, greening and beautification. Nk'uko bisanzwe mu bufatanye bwanyu n'ubuyobozi, tuboneyeho kubasaba kuzakurikirana imikurire myiza y'ibiti bizaterwa mu nkengero y'umuhanda imbere y'ikibanza cyanyu kugira ngo intego z'iki gikorwa zizagerweho. Mwifuza ibindi bisobanuro kuri iki gikorwa, mwavugisha umuyobozi w'umudugudu wanyu.
tubashimiye uruhare rwanyu mu iterambere ry'umujyi wa Kigali. Mugira amahoro. Murekatete Patricie, umuyobozi w'umurenge wa Nyarugenge, niwe washyizeho umukono. Bimenyeshejwe umuyobozi w'akagari, bimenyeshejwe kandi umuyobozi w'umudugudu. Nyuma yaho mubajije Madamu Rwigara, ntese ibi biti bizaterwa bireshya bite ko imyobo yari miremire? Iki nawe ntiyagisobanukiwe. Nyuma yo kubona urwandiko rw'umujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, ntabwo twatera agati mu ryinyo, kubera ko itangazamakuru icukumbuye ntabwo rimira bunguri, ntabwo rifata ibintu ngo ribyemeze uko byakabaye, ahubwo riracukura, rigacukumbura, rigakusanya ibimenyetso bisumbye ibyatangajwe. Muri uko kugenzura twifashishije ikarita y'imihanda mu mujyi wa Kigali, twasanze umuhanda KN44 nk'uko ari wo uri mu rwandiko. Nibyo koko hari imyobo ihacukuye. Uyu ni umuhanda unyura neza imbere y'amarembo y'inyubako umuryango wa Rwigara Sinapol utuyemo. Ariko nanone ahandi twafotoye twahasanga imyobo ni ku muhanda KN51, naho hari ikindi kibanza cy'uyu muryango. Iki kikaba ari ikibanza kirimo hoteli Cogebanque ishaka guteza cyamunara. Ahandi hari ikindi kibanza nacyo kitari mu rwandiko ni ku muhanda KN35. Uyu ni umuhanda uzamuka unyura neza mu rubavu rw'ahahoze hoteli yasenywe mu mwaka wa 2015. Iyi ni ya hoteli twigeze kuvuga hejuru, kera bamwe bigeze kujya bita inzu y'umwami. Nanone kandi hakaba undi muhanda unyura iruhande rwa Zefran. Uyu nguyu ukaba ari umuhanda KN16, nawo ukaba ari ikibanza cy'umuryango wa Rwigara Sinapol, ndetse akaba harimo n'ibikorwa byabo. Iyi mihanda ine niyo twabashije kugenzura iriho imyobo yacukuye gusa ku bikorwa by'umuryango wa Sinapol Rwigara. Niba hari n'ahandi hacukuye ku bikorwa by'abandi, icyo cyo ntacyo twakimenyeho, ariko ibyo twabashije kubona ni ibyacukuwe gusa ku bikorwa, ibibanza, inyubako by'umuryango wa Sinapol Rwigara ku mihanda ine inyuranye, bitandukanye n'urwandiko ruvuga umuhanda umwe n'ikibanza kimwe. Ese impungenge za Madamu Rwigara zo kwikanga imyobo yacukuye mu mbago z'ibibanza bye n'amazu yabo zifite ishingiro, cyangwa byaba ari ukwikanga baringa? Si twe twasubiza iki kibazo, ahubwo wowe duteze amatwi kandi wakurikiranye byose ku murongo, ni wowe wabona igisubizo. Mu kanya twabwiraga ko umuhanda umwe ari wo wanditswe mu rwandiko bahawe n'ubuyobozi, nimero y'UPI nayo ikaba ari ikibanza kimwe kandi itarashyizweho. Ariko tukaba twabonye mu isesengura ko imyobo yacukuwe gusa mu butaka bwe, aho buri ku mihanda ine yose igaragiye imitungo ya Rwigara Sinapol n'umuryango we. Mu gihe ahandi ho ubwo twageragaho byabereye, nta n'urundi rugo twabashije kubonaho imyobo nk'iyo twabonaga mu mbago z'imitungo ya Rwigara Sinapol. Amafoto twabagejejeho nayo twafashe aho twemerewe gufotora, ariko aho tutafotoye mu bibanza by'abandi, iyi myobo ntiyarimo, kereka iramutse ishyizweho nyuma. Ese biramutse ari gahunda rusange yo gucukura imyobo, kuki byahera kwa Rwigara? Niba se ariho byatangiriye ngo bikomereze ahandi, kuki bitahise bifatira mu baturanyi be, ahubwo hakabaho gusimbuka bagana ahandi hose hari imitungo ye? Kuki hanze y'imbibi z'ubutaka, amasambu, ibibanza n'amazu bya Rwigara ho hadacukuye? Kuki imyobo yatangiye gucukurwa ku itariki ya 16, urwandiko rusobanura rugasohoka ku itariki ya 18? No kuvuga ku munsi wa gatatu ibikorwa by'icukura bitangiye, kandi nabwo rukagirwa ku muryango wa Rwigara ijoro riguye. Kuki gufotora imyobo yacukuwe no kwiganiraho na bene ubutaka byateje intugunda, hakaba gutambamirwa kumenyesha amakuru na nyiri ubutaka ntakundirwe gutekana mu gusobanura ibyamubayeho? Ikiganiro cya none naha tugisoreje. Muhirwe na nyiri ijabo utetse ijabiro, mwari kumwe na Ntwari John Williams.